Urubyiruko rukomeje kwishora mu biyobyabwenge harimo kanyanga n'urumogi. Abaturage bavuga yuko bino biyobyabwenge bimaze kubamarira abana, kandi ikindi bino biyobyabwenge ababinyweye bishora mu ngeso mbi z'uburaya, z'ubusambanyi, ndetse bakishora mu zindi ngeso z'ubujura no kwambura ndetse n'ubutubuzi. Hari babiri bafashwe bafatirwa mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi bakwirakwiza ibiyobyabwenge harimo na kanyanga. Abaturage barabafashe babashyikiriza urwego rw'ubugenza cyaribu. Uyu munsi maginganga abangaba bajyanwe mu rukiko ubwo bari gushinjwa ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge birimo kanyanga. Bano bafashwe bemera icyaha bagasaba imbabazi, bagabanyirijwe ibihano ku buryo umushinjacyaha yabakatiye cyangwa yabasabiye igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ry'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ukuntu umucamanza yavuze mu gihe bano basore barimo babashinja icyaha kugira ngo babakatire igifungo cy'imyaka 10. Perezida turabasabira buri umwe kugira miliyoni 10. Nongeye kubasuhuza, nyumvira kano kantu witonze. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi abaturage bahangayikishijwe n'abana babo bishora mu biyobyabwenge kanyanga n'urumogi, bakabinywa ubundi bagateza rwaserera, bagasinda, bakarwana, bagafata n'abana batujuje imyaka y'ubukure ku ngufu, bakabasambanya. Runo rubyiruko rukisanga muri gereza mu buryo butunguranye. Bityo abaturage bavuga yuko abacuruza kanyanga babaze, kandi ikindi bagerageje kubatanga nibafatwe. Bavuga yuko umukuru w'umudugudu ageraho abakingira ikibaba bano bacuruza kanyanga nibafatwe, kubera ko aba yabahaye ruswa. Ndavuga bano bacuruza kanyanga baba bahaye ruswa mudugudu ntageze ikirego ibukuru. Abaturage barasaba ubutabera, basaba n'ubufasha kuba abana babo bishora mu biyobyabwenge bafatwa bagafungwa, bakajyanwa mu igororero, nibura bazagaruka barabaye abana bazima. Bityo rero n'abacuruza bino biyobyabwenge bagafatwa. Harimo babiri bafashwe, umwe bamukatiye igifungo cy'imyaka 10, undi bamukatira igifungo cy'imyaka 7. Bari bakurikiranweho ibyaha byo gukwirakwiza ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Umva uko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuga bishimira nuko bano bafunzwe. Enge nago biga abana bavuye mu mashuri, inaha aba bana benshi batiga kubera kanyanga. Ibi bintu biratunejeje, buri wese abirebe, buri wese afate. Ngewe byarambabaje hano naturutse iwacu Bugesera, abaturanyi banjye barapfuye mu mudugudu w'iwacu, mu kagari k'iwacu barapfuye abantu bazize kanyanga. Kanyanga nta kigize imari, ariko kuvaho nyiviriyeho ndabona isura yaragarutse rwose. Babirebereho cyane, ubu nsigaye mwagashara kabarokore, nanjye nabaye umuntu muzima. Abaturage bashimiye inzego za polisi, bashimira inzego za ribu, ndetse banashimira inzego z'ubuyobozi aho ziva zikagera. Bavuga yuko bano bacuruzaga ibiyobyabwenge harimo na kanyanga ahubwo bafashwe bagatabwa muri yombi, bityo bigiye gutuma abana babo babaho neza. Ndetse bavuga yuko abangaba bakwirakwizaga ibiyobyabwenge mu uyu murenge wa Karangazi kuva bafunzwe bagatabwa muri yombi bagakatirwa imyaka ingana gutya, bityo n'abagenzi babo bakoranaga baraza gucika intege gucuruza ibiyobyabwenge babihagarike. Bityo abaturage bavuga yuko ubu ngubu nta kibazo na kimwe bafite, ubwo abacuruzaga ibiyobyabwenge batawe muri yombi. Ikibazo basigaranye nicyo kugorora abana babo bagasubira mu ishuri, kandi ishuri bari barivuyemo. Kandi ikindi amakuru yacu nakagaruka nimbirwa bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.